umwaka mushya. Happy New Year. Nishimiye kuba mpagaze aha ngaha isaha. I am happy that I stand here this time. Itorero iyo ryateguye igiterane, So whenever the church prepares a conference, ibyo byose haba hari insanganyamatsiko, ntabwo ibintu byose bivugirwa rimwe. of course, they also prepare the theme. They don't preach everything randomly. Nanjye ndagira ngo ntange ubuhamya, ariko ubuhamya bwanjye bushingiye ku ijambo bita kwizera. And I will also give my testimony, and the theme of my testimony is faith. Kwizera rero nk'uko tubizi, ku bwanjye mbona ko si ku bwanjye ariko niko bimeze. Hari ukwizera k'ubwoko bubiri. So, and I can define faith in two categories. Hari ukwizera kumwe kuvuga ngo nakubwiye ngo niwizera urabona ubwiza bw'Imana. So there is one category of faith based on this word saying, I told you that if you believe, you shall see the glory of God. Hakaba n'ukundi kwizera kandi ndatekereza twese turakuzi kuvuga ngo nta foto nta cyabaye. And also there is another faith which is defined by the material and tangible thing. Ariko nubwo nta foto nta cyabaye ntago ari twebwe, kuko na Bibiliya hari umugabo babwiye ngo Yesu yazutse, aravuga ati oya. And we are not the ones only, because there is another disciple of Jesus who was told that Jesus resurrected, and he said, I want to see this with my eyes. Aravuga ati reka mbanze ndebe mu biganza no mu rubavu. And he said, I will see his side and I see his hand. Nibyo, ariko Yesu yarangije aravuga ngo ahirwa bizera batagize gute sinzi. So that was the reality, of course, but Jesus later he said, blessed those who believe without the signs. Ibyo ndabivuga kubera ko mfite umukobwa. So I have said this because of my daughter. Iyo avuye ku ishuri turimo gukora devoir, ndamubwira ngo nubikora ndaguhemba. I tell her that when she comes back from school, while we are doing the homework, I promise if you do well, I will give you something. Abyizera atambajije ngo urampemba iki. So, and she believes without asking me, what will you give me as a prize? Noneho iyo dusoje nyuma nawe arambwira ngo ngiye kuguha ikibazo ngo nawe nugikora ndaguhemba. And after we do the homework, she says, I am going also to give you a question. When you answer it well, I will also give you something. Njyewe rero bigahita bigaruka kuri bya bindi ngo nta foto nta cyabaye, urampemba iki kuko ndamubona ndamuzi. But because I see she has no potential, she has nothing, I have this question, what will you give me? Ibyo gusa ntago ari njyewe bibaho gusa, na Yesu ubwe byamubayeho niba ntibeshye. And this was the same story to Jesus, if I remember well. Ariko we ni Imana. Ariko reka umunsi umwe umubisha ngo yaramufashe ngo amujyana ku mpinga y'umusozi. So once the devil tempted him on the mountain, arangije amubwira aramwereka ati do ibi ngibi byose birimo hano nupfukama ukandamya ndabiguha. And the devil said, you see all the beauty of the things, when you worship me, I will give them to you. Reka turebe mu gitabo cya Yobu. I will continue in the book of Job, ibice 41, chapter 41, umurongo wa 3. verse 3. Yobu 41:3 aravuze ngo ninde wabanje kugira icyampa kugira ngo mwiture, ibiri mu ijuru byose ni ibyanjye. So in Job chapter 41, chapter 3 says, who gave me first so that I can give back as the reward? And so because the belonging of heaven and the earth are mine. Ubwo
icyo satani yashakaga guha imana ni iki kandi ibiri mu isi byose ari iby'imana. So I don't understand what the devil wanted to give to God, because all the creatures and the things of the world and heaven are belonging to God himself. Ndatekereza umukristo iyo ubashije kwibuka ubuntu bw'Imana, ikintu kigutsindishiza cyonyine ni ijambo ry'Imana. So when we remember the grace of God as Christians, we only have hope to the word of God itself. Ibyo rero bihita bigaruka kuri topic yanjye ivuga ngo ubu nawe wambaza uti urimo urashima iki, urimo uratanga ubuhamya bw'iki, kandi ubuhamya deja burimo hano. So you can imagine what will be the testimony of me, but the testimony is hidden this verse have read. Ibyo twifuza byose niba ari iby'Imana, If whatever we desire of are belonging to God, kandi Bibiliya ikavuga ngo uwamwemeye wese akizera izina rye n'umwana w'Imana, and the verse says whoever believes in him and his name became the son of God. ubwo se igisubizo ntikirimo aho. Niba ndi uw'Imana ndi nyirabyo nyine. So if I belong to God, I owe even the things of God. Ntabwo rero najya kuvuga ngo iki ndagikeneye iki, no, So byose ni ibyanjye. So I can't say I'm lacking of this, but I can say I have all the belongings. Kubera umwanya mutoya rero reka nsoreze ku magambo atatu. Because of a short time, I will end speaking 2-3 things. Icya mbere ndashimira itorero. First of all, I thank the church. Turebe mu byahishuwe. We can see a verse in the book of Revelation. Ibyahishuwe ibice bibiri. Chapter 2. Umurongo wa 7. Verse 7. Haravuga ngo ufite ugutwi niyumve iby'umwuka abwira amatorero, unesha nzamuha kurya ku mbuto z'igiti cy'ubugingo kiri muri paradizo y'Imana. So this verse says, he who has the ear must hear the instruction of the Spirit towards the churches. Tugende gatoya nanone muri icyo gice ku murongo wa 17. And the same chapter verse 17 says, ufite ugutwi niyumve iby'umwuka abwira amatorero, unesha nzamuha kuri manu yahishwe muhe n'ibuye ryera ryanditsweho izina rishya ritazwi n'umuntu wese keretse urihabwa. So he who has the ear hears, I will give him the bread, the hidden manna. Dukomeze gatoya no ku murongo wa 29. And the last verse in verse 29. Ufite ugutwi niyumve icy'umwuka abwira amatorero. He who has the ear hears what the Spirit speaks to the church. Ubwo utari mu itorero azabibwirwa n'iki? And him who is not the church has no chance to hear what the Spirit is speaking to the church. Hashimwe Nyagasani yadushyize mu itorero. And we thank the Lord. We thank the Lord who has kept us in the church. Murakoze. I thank you.